ni inkuru yikomeje kuvugisha amahanga igatera impungenge ndetse igahindura uko ibihugu bikomeye bifata ibyemezo byabyo bya politike n'umutekano. Iyi ni inkuru ivuga ku ruganda rudasanzwe ruri kure cyane mu butayu bw'igihugu cya Iran, ahantu hihishe harinzwe bikomeye kandi hakorerwa ibikorwa by'ibanga rikomeye. Uru ruganda rwitwa Natanz Nuclear Facility ni izina rimaze kumenyekana ku isi yose, si ku bwiza bwarwo cyangwa ubucuruzi bworoshye, ahubwo ni kubw'uruhare rufite mu bibazo bikomeye by'umutekano w'isi. Mu myaka myinshi ishize, Natanz yabaye intandaro y'impaka zikomeye hagati y'ibihugu bitandukanye, cyane cyane hagati ya Iran n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ndetse n'igihugu cya Israel. Impamvu ni imwe rukumbi, ni ibikorwa bya nuclear bikorerwa muri uruganda bishobora gukoreshwa mu buryo bubiri butandukanye cyane, ubwiza ndetse n'akaga. Ku ruhande rumwe, nuclear ishobora gukoreshwa mu guteza imbere ubuzima bw'abantu nko gutanga amashanyarazi cyangwa se gufasha mu buvuzi, ariko ku rundi ruhande, iyo yikoreshejwe nabi ishobora kubyara intwaro kirimbuzi zifite ubushobozi bwo gusenya isi mu buryo bworoshye. Ni muri urwo rwego ibihugu byinshi byatangiye gukurikiranira hafi ibikorwa bya Iran, bibaza niba intego yayo ari amahoro cyangwa se niba hari iyindi migambi yihishe inyuma y'ibi bikorwa. Israel ni kimwe mu bihugu byumva ko biri mu kaga gakomeye, yagiye ifata ingamba zikomeye zirimo n'ibitero byagiye bigabwa kuri Natanz mu rwego rwo kugerageza guhagarika cyangwa se kudindiza iyo gahunda. Ariko se koko Natanz ikora iki? Ese Iran iri gukora intwaro kirimbuzi cyangwa ni impungenge zidafite ishingiro? Kuki ibi bitero bikomeza kuba kenshi? Ese kuba Israel yarashe kuri uruganda rwa Natanz bishobora kuvamo intambara nini yagutse ishobora kugira ingaruka ku isi yose? Muri urugendo turareba amateka ya Natanz, uko yubatswe, ikikora, impamvu ituma ihora igabwaho ibitero bikomeye cyane. Turareba kandi n'ingaruka bikomeje kugenda bigira ku hirya no hino ku isi. Ni inkuru igusaba gutega amatwi neza kuko ifite ibisobanuro byinshi byimbitse ku buzima bw'isi turimo kuri uyu munsi. Ikaze kuri Quantex Media. Natanz ni uruganda rukomeye rukora ibikorwa bya nuclear ruherereye mu gihugu cya Iran, mu gace kari kure y'imijyi minini, ahantu hatoroshye kugerwaho kandi harinzwe mu buryo bukomeye cyane. Ni hamwe mu hantu hizewe cyane ku isi, aho ibikorwa byose bikorwamo mu ibanga rikomeye. Impamvu Natanz ivugwa cyane nuko iri ahantu Iran ikorera ibikorwa abenshi bakunze kuvuga ko ari ibikorwa by'iterabwoba cyangwa se ibikorwa biganisha ku bitwaro bya kirimbuzi. No kuvuga kuzamura urwego rwa uranium kugira ngo ishobore gukoreshwa mu buryo butandukanye. Uranium ni icyuma cyangwa se ikinyabutabire kiboneka mu butaka, ariko gifite umwihariko ukomeye cyane. Iyo kidakozweho cyane gishobora gukoreshwa mu gutanga amashanyarazi mu buryo bwa nuclear nk'uko bikoreshwa mu bihugu byinshi byateye imbere. Ariko uranium itunganyirijwe ku rwego rwo hejuru ishobora gukoreshwa mu gukora intwaro kirimbuzi zizwi nka bombe atomique cyangwa se za nuclear. Aha niho ikibazo gikomeye gitangirira, kuko ibikorwa bikorerwa muri Natanz bishobora kuganisha kuri izi nzira zombi. Muri uru ruganda hakoreshwa imashini zidasanzwe zikomeye cyane. Izi mashini zikora ku muvuduko uri hejuru cyane, zigatandukanya ibice bigize uranium, bigatuma igenda izamurwa ku rwego rwo hejuru buhoro buhoro. Iyo igeze ku rwego rwo hasi ikoreshwa mu mashanyarazi, ariko iyo igeze ku rwego rwo hejuru cyane nka 90% ibishobora gukoreshwa mu gukora bombe atomique cyangwa se nuclear. Amakuru atangwa n'abahanga batandukanye agaragaza ko Iran yamaze kugera ku rwego ruri hejuru cyane, hafi y'urwego rushobora gukoreshwa mu ntwaro kirimbuzi, nubwo Iran ubwayo ihakana ko iri gukora bombe atomique. Ibi nibyo bituma igihugu cya Israel gihora gishyira igitutu gikomeye kuri Iran, ndetse kikaba cyarafashe ingamba zo kugerageza guhagarika ibyo bikorwa hakiri kare. Israel ivuga ko idashobora kwemerera na gato Iran ko igira ubushobozi bwo gukora intwaro za nuclear, kuko ibifata nk'iterabwoba rikomeye ku mutekano wayo n'akarere iherereyemo. Amateka y'umubano mubi hagati ya Israel na Iran nayo atuma ibi byose bikomeza kuba ibibazo bikomeye cyane kurushaho, kuko impande zombi zagiye zigaragaza kutizerana no guhangana mu buryo bwa politike n'igisirikare. Mu myaka yashize Natanz
yagiye igabwaho ibitero bitandukanye. Hari ibitero by'ikoranabuhanga byibasiye sisiteme zayo, harimo icyitwa Stuxnet cyangije imashini nyinshi cyane. Hari kandi ibijyanye no guturika byagiye bibaho mu buryo butunguranye, ndetse n'ibikorwa byo kuyisenya mu ibanga byagiye bivugwa kenshi. Ibi byose byari bigamije ikintu kimwe, aricyo cyo guhagarika cyangwa se kugabanya ubushobozi bwa Iran mu bijyanye no gukora intwaro za nucleaire. Uyu munsi amakuru mashya aravuga ko Natanz yongeye guterwa, ndetse kandi bigaragara ko Israel yarashe cyane uru ruganda. Iran ivuga ko yagabweho igitero n'ibihugu bikomeye birimo Amerika ndetse na Israel, nubwo hari amakuru ataremezwa neza ku ruhande rw'abo bireba. Icyakora amakuru y'ibanze agaragaza ko nta biturika byigeze bisohoka muri uru ruganda, bivuze ko nubwo habaye igitero nta ngaruka zihuse ku buzima bw'abaturage zatangajwe kugeza ubu. Ariko ibi ntibikuraho impungenge, kuko buri gitero kigira ingaruka ku mutekano w'akarere no ku isi yose. Abantu benshi bibaza niba ibi bitero bishobora kurangiza Iran cyangwa se guhagarika burundu gahunda yayo ya nucleaire. Ariko ukuri nuko Iran ari igihugu kinini cyane, gifite abaturage benshi, gifite ingabo zikomeye, kandi gifite ubushobozi bwo gukomeza ibikorwa byacyo nubwo cyahura n'ibitero. Byongeye kandi Natanz ubwayo yubatswe mu buryo bwihariye cyane, aho ibice byinshi byayo biri munsi y'ubutaka, bigatuma kwisenya burundu bigorana cyane, ndetse bigasaba imbaraga n'ibikoresho bidasanzwe. Ku rundi ruhande Iran nayo ntiyicaye ubusa, yagiye isubiza ibitero mu buryo butandukanye, harimo gukoresha misile, drone cyangwa se indege zitagira abapilote, ndetse n'ibindi bikorwa bya gisirikare bigamije kwerekana ko nayo ifite imbaraga zidasanzwe. Ibi bituma intambara hagati yayo na Israel, yewe hakongeraho Amerika, ikomeza gufata indi ntera, nubwo akenshi bitagaragara ku mugaragaro nk'intambara zisanzwe. Iki kibazo cya Natanz ni uko hagenda hakorwamo intwaro za nucleaire muri iki gihugu cya Iran, gifite ingaruka zikomeye cyane hirya no hino ku isi. Iyo ibintu bikomeye muri aka karere, ibiciro bya peteroli birazamuka, ubucuruzi mpuzamahanga bugahungabana, ndetse n'umutekano w'isi ugashyirwa mu kaga. Ikindi gihangayikishije cyane ni uko iyo ibintu bikomeje kugenda bikomera, hashobora kubaho ikoreshwa ry'intwaro za nucleaire cyangwa se intwaro za kirimbuzi. Ibintu bishobora kuba byaba ari akaga gakomeye cyane hirya no hino ku isi. Nubwo hari ibiganiro bya diplomasi byagiye biba mu myaka yashize bigamije kugabanya umwuka mubi hagati ya Iran ndetse n'ibindi bihugu, ntibyigeze bitanga igisubizo kirambye. Kutizerana hagati y'impande zitandukanye bikomeje kuba inzitizi ikomeye, bigatuma buri ruhande rukomeza kwitegura no gushaka uburyo bwo kurinda inyungu zarwo. Ejo hazaza h'iki kibazo haracyari mu rujijo, nta muntu n'umwe ushobora kuvuga neza uko bizagenda. Ese Iran izakomeza kuzamura urwego rwo gukora intwaro za kirimbuzi? Ese Israel yo izakomeza kugaba ibitero kuri iki gihugu? Ese ibi bishobora kuzakomeza kuvamo intambara yaguye kurushaho? Ibi ni ibibazo bikomeye bikomeje kwibazwa n'abasesenguzi b'isi, abayobozi b'ibihugu ndetse n'abaturage basanzwe. Ariko ikigaragara neza nuko Natanz izakomeza kuba ku isonga ry'ibi bibazo byose, nk'ahantu hafatwa nk'ingenzi nk'uruganda rwa nucleaire. Mu gusoza twavuga ko Natanz atari uruganda rusanzwe, ni ahantu h'ingenzi cyane mu mateka y'iki gihe, ahantu hafite ubushobozi bwo guhindura uko isi imeze bitewe n'ikizava mu bihe biri imbere. Ni uruganda rwerekana uburyo ikoranabuhanga rishobora kuba igikoresho cy'iterambere cyangwa se igikoresho cy'akaga bitewe n'uko rikoreshwa. Ndagushimiye cyane.